twije makuru n'ubundi intambara mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rugamba ibintu byakomeye M23 ikomeje gukubita inshuro ingabo za FARDC ndetse na coalition yazo arizo wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi ziri ubwoba bwinshi, bamwe banze gusubira ku rugamba, abandi barashaka gusubira mu gihugu cyabo nacyo nishaka kubakira, bamwe berekeje muri Zambia ndetse no mu bindi bihugu. Ikigaragara cyo nuko abajenerali benshi ba FARDC bananiwe urugamba. Bimeze bite bwana Nikora ku makuru nkaya ngaya? Urakoze cyane, reka duhere hariya mu misozi miremire y'Indondo niyo yaberemo imirwano ikomeye cyane ndetse no mu Minembwe, tutirengagije icyo bita Mikenke. Kugeza ubu ngubu Mikenke yari imaze igihe kirekire yarafashwe n'ingabo za M23, barayifashe bayimaranamo igihe kirekire, igihe gito, barangije baza kuyivamo, haza kwinjiramo ingabo za Wazalendo. M23 igira uruhande rumwe ndetse na Wazalendo bajya mu rundi ruhande. Ku munsi w'uyu munsi muri iki gitondo nibwo twamenye amakuru ko M23 yaraye yigaruriye agace ka Mikenke. Kugeza ubu ngubu Mikenke yarangije kuba tombe, ikaba yigaruriwe n'ingabo za M23 ndetse na twirwano ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo bakaba bashwiragijwe berekezwa mu duce twinshi dutandukanye. Ubu ngubu bakaba bahunze bari kure cyane. Gusa nubwo iyi mirwano yakomeje ibera hariya muri turiya duce twa Mikenke, twaje kuvugana n'abantu bari muri turiya duce twa Mikenke, baza kutubwira ko barangije kwigarurira icyo bita antene, bigarurira ibitaro, bigarurira ikibuga cy'indege ndetse na santere nini ya Minembwe. Kugeza ubu ngubu abo bahanganye bakaba bahagaze neza hafi ya Birarumbiri, akaba ariho barimo barwanira kugeza ubu ngubu. Aho ngaho ni muri Mikenke. Twerekeza hariya muri Minembwe. Minembwe bikomeje kuba ibindi. Minembwe irimo irakomeza kwinjira mu kaga cyane gakomeye. Aya masaha turimo tubagezaho amakuru, haraye habereye imirwano ikomeye cyane. Imirwano yabera ahantu bita Gitavi ni birometero 15 kugira ngo babashe kwinjira ku kibuga cy'indege cya Minembwe, cyangwa se binjire muri santere ya Minembwe iyo bita Madego, ni ibirometero 15. Barongera barwanira ahantu bita kwa Gakina ni Rundu. Aho ngaho batandukanyijwe n'umwijima, bakirimo barwanira hariya muri kariya gace. Barongera barwanira ahantu bita Ruhinamavi ni hejuru yo mu Bidego. Aho hose hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane kugeza aya masaha. Barongera barwanira ahantu bita kwa Barabona. Aho kwa Barabona ni Gakenke. Aho ngaho kwa Barabona Gakenke naho hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane muri kariya gace. Niba turiya duce twose turimo dukomeza kuberamo imirwano hariya muri turiya duce twa Minembwe, byanga byakunda Minembwe irasumbirijwe, irashobora gufatwa mu gihe M23 itakongeramo imbaraga nyinshi. Icyo nibaza Nikora tukira aho ngaho mu minsi yize nibwo twagiye dukora inkuru, bamwe bavuga ko Mikenke yafashwe, ariko none uyu munsi nibwo uri kwemeza ko yafashwe. Aho Mikenke ni abara amasiki yarafashwe n'ubundi ni oya. Mikenke ubundi M23 yari yayifashe yose, iza kuyivamo. Wazalendo bayinjiramo, bamaze kuyinjiramo M23 mu burakare bwayo yongeye kuza ibagabaho ibitero, irabirukana ibakura muri kariya gace ka Mikenke. Gusa nabo ntabwo barigarura Mikenke yose, Mikenke yose ntabwo barayigaruye, ariko uduce twose turimo ibikorwa remezo, ibitaro, iminara, ikibuga cy'indege, ibyo byose barangije kugira gute, barangije kubyigarurira. Ndetse na Minembwe kugeza ubu ngubu igiteye ubwoba si Mikenke, Minembwe niteye ubwoba kugeza ubu ngubu. Ahantu ingabo za FARDC zaraye, ahantu ingabo z'Abazalendo zaraye, ingabo z'Abarundi aho zaraye, kugeza ubu ngubu uduce barayemo mu yandi masaha turashobora kumva twumva ngo Minembwe irashobora kuba barangije kuyigarurira. Mu gihe M23 itagira systeme cyangwa se strategie yo kugira ngo ibashe guhangana na ziriya ngabo za FARDC, za FDLR, Abarundi na Wazalendo, nubwo babarenze cyane, bagashakisha point strategique bashobora kubahashyamo, na Minembwe barashobora kuyinjiramo. Nibyo ngibyo ntabwo twabitsinda, iyo umuntu akurushije imbaraga arashobora kugutsinda. Uko nguko niko bimeze hariya muri Minembwe. Twakomeje noneho tujye ku Ndondo ahantu bita mu Mitamba twababwiye ko harimo habera imirwano ikomeye cyane. Kugeza n'ubu ngubu Mitamba iracyarimo iberamo imirwano ikomeye, apana kuvuga ngo ni imirwano yoroshye,
ni imirwano ikomeye uburyo Mitamba babakubise babakura muri Mitamba barabamanura babageza kuri hafi ya Gafinda barabatambutsa babajana kuri za Kirungwa utwo duce twose barimo baturwaniramo kugeza ubu ngubu turimo tubagezaho ayo makuru nuko turi duce twose turimo tuberamo imirwano no kuvuga ngo 23 irashaka kumanuka ngibashe kugera muri kariya gace ka Uvira niba ishaka kugera muri kariya gace ka Uvira directement Uvira irashobora kuba irimo yerekeza mu kaga cyane 23 barashaka gufata hariya Uvira kandi gufata Uvira kwa 23 niko kurangiza zira ntambara ziri mu Minembwe mu gihe Uvira izaramuka idafashwe na 20 na zira ntambara ziri muri Minembwe ntabwo zizarangira uko niko bimeze hariya muri ziriya ntambara ziri kubera hariya muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe ndetse n'imisozi migufi uko nguko niko bimeze hariya muri kariya gace twakomeje twinjiye hariya muri Uvira centre Uvira centre naho harimo haraberamo imirwano ikomeye cyane iyi mirwano irimo ikomeye irimo irabera ahantu bita Ruvunge hari imirwano ikomeye cyane iyo mirwano ikomeye iri hariya muri turiya duce twa Ruvunge ishamiranyije ingabo za FARDC ingabo za FDLR ndetse na Wazalendo abo bose barimo barahangana na 23 ndetse na twirwaneho bakaba batangiye kurasana mu masaha yo mu masaha kenda kugeza ubu ngubu muri iki gitondo turimo tubagezaho amakuru baraye bashamiranye baraye barasanye amajoro yose ariko ubu ngubu baracyarimo barwanira hariya muri turiya duce twa Ruvunge bishatse kuvuga iki bishatse gutanga iki bishatse gutanga ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu imirwano hariya muri turiya duce iracyakomeje hariya ari imirwano ya Wazalendo ari imirwano ya FDLR ari imirwano ya FARDC ibyo ngibyo birimo biragenda bihuza imitwe yabo gutyo Abazalendo hamwe barimo baragenda bakubitana n'abahibu ahandi ugasanga Abazalendo barimo barakubitana na FDLR ahandi ugasanga 23 na twirwaneho irimo irahangana n'Abazalendo FARDC FDLR abarundi ndetse n'abahibu nukuvuga ngo Kongo nta gace na kamwe ka Kongo gafite umutekano ndibaza bino bisa nkaho intambara yongeye kubura muri aka kanya tumaze iminsi tutagaruka cyane ku masezerano y'amahoro cyangwa se y'agahenge atubahirizwa kubera iki n'ubundi ibyo twita amahanga cyangwa se ibyo cyo twita nk'ubwunzi bwa leta z'ubumwe za Amerika bikomeje gucika amazi agahenge nikigeze kubahirizwa aho kugira ngo kubahirizwa ubona ko intambara yakomeje kuzamuka bivuze iki kukuba leta ya Kongo itubahiriza agahenge bakongera bakanayireka ariko 23 yanubahiriza ibyo yubahirije bakomeza akagabitera gusa agahenge buri agahenge ntago ngewe njya nkita ngo nagahenge bira n'ibintu byanyirarweshwe bira bitegurwa na leta zunze ubumwe za Amerika bakabishikiriza Tshisekedi 23 kabishiraho umukono kandi nabo bazi ko atari byo kandi bazi ko bitazanubahirizwa ibyo ngibyo aba umutego Tshisekedi aba yateze bande aba yateze ingabo za 23 kugira ngo babashe kubyemera babisinye nibarangira kubisinya bo batangire kugira gute babone uburyo bitegura uburyo bashobora kurasa 23 uribuka ko bamwe mu bayobozi ba 23 hafi ya bose abayobozi babo bapfuye mu gahenge bagiye bicwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se amadrone yabo bakabica mu gahenge uribuka nka Lieutenant Colonel Wiringoma yarashwe mu gahenge uwo bita Castro nawe yari colonel yarashwe mu gahenge Lieutenant General Makanika nawe yarashwe mu gahenge ndetse n'abandi bayobozi benshi ba 23 ndetse n'abayobozi batwirwaneho abo bose bagiye baraswa mu gahenge niyo mpamvu 23 ubu ngubu yarangije gutangaza ivuga ko ibyo agahenge babivuyemo barangije kubona ko Tshisekedi abarimo kubashushanya basohora amatangazo baravuga ngo tugiye kwinjira mu mirwano ku mugaragaro uduce 23 ifite utwo yikuyemo barashobora kuzatwisubiza utwirimo igiye gukomeza kutwagura kubera ko barangije kumenya ko amasezerano ntacyo avuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nawe rwose urabibona ko ikintu kijyanye n'amasezerano ntacyo kivuze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibintu byabaringa ni ibintu babategamo ni ibintu babashaka kugira ngo cyagiye barangaye noneho babashe kugira gute babashe kuba babarasamo bakabagabamo ibitero bakabakuramo bamwe muri bo bakaba babasha kugira gute kubica kandi barabigerageje birabahira bica bamwe mu bayobozi ba 23 ndagira ngo nyemerere tugere hariya muri Karehe hariya muri Karehe naho harakomeza kubera imirwano ikomeye cyane umuzalendo general autoproclamé bita Shukuru Blenda n'umuzalendo bita Kilikicho uwo nguwo barimo barakomeza guhangana hariya muri turiya duce Kilikicho n'uwo bita Shukuru Blenda barimo barahangana nyuma yuko President Tshisekedi amaze abegurira depo y'imbunda
y'abazalendo abazanira n'amasasu ayashikiriza abantu ba generali bo bonyine ntibabasha kugira gute kumvikana muri kare kibabasha kumvikana uyu nguyu Shukuru Blenda niyo bita Kilikicho mwana wa Mayi akavuga ngo Kilikicho kavuga ngo nige ugomba kugenga iriya depo y'amasasu ndetse na ziriya mbonda zirimo uyu bita Kilikicho nawe akavuga ngo nige ugomba kugira gute kugenga iyi depo y'amasasu bananiye kubyumvikanamo bamaze kunanirwa kubyumvikanamo icyakozwe niki habaye kurasana bararasanye karahava guhera ku munsi w'ejo barasanye uyu munsi mu gitondo babyutse bagira gute babyutse barasana hariya muri kariya gace ka Karehe bikaba byatumye abaturage ba Karehe benshi bagira gute batangira guhunga abaturage bahunze nabaherereye mu kariya gace n'abaturage baherereye muri Biliko bahise bahunga abaturage bahungira ahantu bita Busulungi ndetse barongera bahungira n'ahantu bita Lukulamba naho bita Hombo aho hose nitwo duce barangije kugira gute barangije guhungiramo nukuvuga ngo uduce tutarimo turanka imirwano ya 23 bahangana na FARDC turimo turamenyeramo imirwano ihanganishije abazalendo ku muzalendo cyangwa se hakabamo uduce duhanganishije umuzalendo ndetse na FARDC bitagenda gutyo hakabamo aho bahanganisha FDLR niki n'abazalendo uko niko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu niko bifashe ni nacyo kibazo bafite ubu ngubu cyabahangayikishije tugeze hariya muri kariya gace ka Masisi Rushi hariya muri Masisi harimo harabera imirwano ikomeye cyane yahereye ku munsi w'ejo kugeza n'uyu munsi mu gitondo harimo harabera imirwano ikomeye bikaba byatumye bamwe mu baturage batangira guhungira mu tundi duce dutandukanye ndibaza uku gusubiranamo hagati ya wazalendo ndetse na FARDC ibintu ngewe sinjya bishyira amakenga kubera icyo abantu bari ku mugambi umwe bafite intego zimwe bubwabo bahora mu gusubiranamo rimwe na rimwe bakanarasana leta y'ubwabo ntigire icyo ibikoraho kuko ni ikibazo gikomeye cyane iyo ubonye ko abasirikare bari ku rugamba rumwe batangiye gusubiranamo urede bikwereka ko mu gisirikare harimo ikibazo gikomeye ko nawe utakigera utsinda iyo ntambara kuko abantu badahuje nta kintu bageraho njyewe ndakeka ko ibyo ngibyo urimo kuvuga ndabyumva ariko hari ibyo ntemera mu birimo ntabwo wazalendo ntabwo ari abasirikare wazalendo kudahuza wazalendo na FARDC birakwiye ko badahuza kubera ko FARDC bize amategeko ya gisirikare ariko wazalendo ni abasivili ntabwo bize amategeko ya gisirikare bahawe imbunda na Perezida Tshisekedi batakoreshejwe iki imyitozo ya gisirikare iyo ashaka ko bajya kumurwanirira ngo babikore kinyamwuga yari kubaha imbunda yarangiza kubaha imbunda akanagira gute yari kubanza kubigisha igisirikare yarangiza kubigisha igisirikare akabona kubaha imbunda ibyo barimo bakora nibyo biri muri level yabo cyangwa se nibyo biri muri niveau yabo nibyo nyine bibakwiye ni nabyo bizi hanyuma noneho kuba bafatanyije na FDLR nabo ntiwavuga ko bafite ikosi yagije FDLR urashobora kwinjira mu gisirikare uyu munsi ugahita mu gitondo karekare ukabyuka ujya ku rugamba kukigisha imbunda gusa ngo urayifungura gutya imbunda bakwigisha kuyifungura bakakwigisha no kuyifunga ibyo ngibyo ngo birahagije gusa ibyo ntabwo bihagije kuba wajyana umuntu ku rugamba ahubwo ugigisha umuntu amategeko y'urugamba mwigishe amategeko y'imbunda uwicwa ninde uticwa ninde umuzalendo nta muntu ujya umanika amaboko gutya ngo araza umuzalendo areka kumarasa nimba umanitse amaboko mu mategeko ya gisirikare bagusaba ko imbunda yawe uyifata ukayishyira ku ruhande warangiza kuyishyira ku ruhande ukamanika amaboko ukaza ukabegera barangiza imbunda bakaza bakayifata bakakujyana ahabugenewe dore ko nabo barimo bahangana n'abakongomani waba wayobotse bakakujyana mu ikosi ukaza ugafatanya nabo waba utayobotse bakakugishyira mu nzego z'iki za gisivili kubera ko ntago bakujyana mu kindi gihugu kandi uri mu gihugu cyane impamvu buri ibyo ngibyo byibaza nuko utazi amateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazalendo nibo bahungabanya umutekano w'abaturage ndetse hakongera hakajyaho nabo bita abahibu uretse ko n'abasirikare ba Kongo nabo ari abadisipline kurenza abandi basirikare bose baba ku isi iyo niyo mpamvu ituma bikomeza kugenda gutyo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanyuma reka dukomeze mu tundi duce twari tugeze ahantu bita muri Warekare hariya muri Warekare naho harimo harakomeza kubera imirwano cyane yakomeje gusatira ikibuga cya Pinga yasatira ikibuga cya Pinga giherereye hariya muri Warekare
hariya muri Warekare hakomeje kubera imirwano iremereye cyane, ariko gusa harimo FDLR nyinshi cyane. FDLR nyinshi cyane zakaniye, dore ko kariya gace ka Warekare kabereyemo FDLR cyane, niyo igwiriye hariya muri kariya gace. Niba FDLR ariyo nyinshi hariya muri kariya gace, byanga byakunda FDLR hariya muri kariya gace ntabwo ishobora kukarekura, ntabwo M23 ishobora kwinjira hariya muri kiriya kibuga cya Pinga. Ngaba gusa M23 igafashwa n'abaturuka Rubero, bakaza babatabaye, bakanyura inyuma, bakaza kureba uburyo bakwegera ziriya FDLR bakazisheringa, bakazirasa. Ariko mu gihe batazirasa ziriya FDLR ntabwo byakunda ko zibasha kurekura kariya gace. Mu gihe zarekura kariya gace nta tundi duce baba basigaranye. Mu gihe barekura Rubero bakarekura na Warekare, n'ibirindiro byabo bibi, ni n'abayobozi babo babo. Ubu se urumva bajya hehe? Bazamuka bakajya muri Kivu y'Amajyaruguru? Biragoye cyane hariya, ndakeka nta hantu baba bafite bajya. Aho ngaho ni hariya muri za Warekare, gusa kugeza ubu ngubu imirwano iracyakomeje hariya muri turiya duce twa Warekare, ariko icyo dutegereje nuko M23 ndetse n'ingabo zatwirwaneho bafatanyije imipango yabo bagenda bayivugurura, bashaka kugira ngo babashe kwigarura kiriya kibuga cya Pinga, kubera ko nicyo gituma ingabo zivuye muri Kalemi zizanywe n'indege zijya zigenda zikagira gute, zikagera kuri kiriya kibuga cya Pinga, bavamo bakabapakira indege, barangiza bakerekeza hariya muri turiya duce twa za Masisi. Kugeza ubu ngubu niko bimeze hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu ngubu niko byifashe. Gusa ahantu hari ikibazo cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, ahantu hasigaye ikibazo kiremereye cyane ni mu gace ka Minembwe, niko karimo kaberamo imirwano ikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu Minembwe twumvisha ko yafashwe, ntabwo abantu bakwikanga kubera ahantu biriwe barwanira ahantu hafi cyane, uburyo bashobora kwinjira hariya muri turiya duce twa za Minembwe. Bwana Nikora, ngira ngo buri no kwira, ariko amakuru y'ingenzi ngira ngo abadukurikira babashije kuyumva. Yego. Reka ngushimire. Urakoze cyane. Nshimire n'abari badukurikiye muri ikiganiro, turakomeza kubashimira kubw'inkunga yanyu ya subscribe, share ndetse na comment ku biganiro dukomeza kubaha. Imana ikomeze kubarinda. Imboni TV, imboni ya rubanda.